hagarara. Oya reka nkubwize ukuri. Nawe rwose hari igihe mbona ntazi ibyo mbereyemo. Uziko urakomeza gupfusha amafaranga gusa just gusa kugira ngo ushake kwihora. Ariko ni gute umuntu abagaza gunda kagenda gucoguza nkaho nta kintu. Ahubwo se ni gute amafaranga yose ushaka kuyamarira hakuru uriya mugabo? Reka nawe wabyo yagamariyeho. Yakumarira yahise uretse kuba ufite umugore w'ikigorye. Niba umugore wawe yaragusize akagera agasanga abandi Imana ikaguteturura ikaguhereza ibyawe. Uwo muntu nukubera iki yabonye impamvu yo kundeka. None se umugabo yaje araguhangara cyangwa yahangaye umugore wawe? Amahitamo n'agasuzuguro. Amahitamo yari wagusize. Kameta garo wagiye. Uriya mugabo ahuriye yajanye se. Umugore wawe yarashutswe. None se Imana yaragushumbushisha ariko uri kujya mu byarangiye gutega, uri kujya mu byinzige zariye gute? Okay, baretse nze nkwereke kandi unanyumve. Ubwo urumva hari umuntu wakuye umugambi gundajije inshinga no mugambi go kwihorera nkivuna umwanzi nsigaranye. Muri suzihorera kugeza ryari? Kugeza igihe bizagera ku ndunduro nkabona ko nta kindi nsigaranye cyo kwihoreraho. Bikakumarira iki wowe? Ico bizamarira n'umuti go kuvura umutima wawe. Ukomajije kubona ko ubwo n'umuti go kuvura umutima wawe. Kuvura umutima wawe nuko Imana yakumaye ikaguha n'ubutunzi ikaguha business. Wikomeza kwishongora. Ubundi uracyatekereza ku byahise kubera iki? Imana yaragushumbushisha. Bereka bigende. Ubereka bigende se mere nkaho bitabayeho. Gute muri uhe gwego? Gute umuntu ambabaza we akagenda akishima nkaho ari ikintu ciza yankore. Ubwo hari ukubabara birenze amarira yakuzengeye mu maso hano. Hari ukubabaza birenze biva ko biraswankura ku mutima. Birabyankura ku mutima. None so wagira ngo bapfe none ubone imirambo yabo ubone kwishima. Mbo ntawe nshaka kwapfa kuko ni muri bo nabo ntawanyishe. Nubwo ntazi ko ngihumeka kwari. Ndagira ngo umenyeshe ko bitari umugisha wawe. Kutudashobora kumva icyo kintu. Ariko mana ese ni. Ari ibyo ntakumva neza. Uranshigikira nturanshigikira. Mushigikira mu biki ayo mafuti yawe noneho mukurire iki agahukuri ntago nyiyarimo. Amahoro y'Imana akomeza bane namwe mudahema kubana natwe. Mwebwe mwahisemo kubana natwe, Imana ibaho umugisha. Uburasirazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo n'Iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'abatwikurikiranira hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese Imana ikomeze ibane namwe, ibahe imigisha y'ubwoko bwose ndetse igibahereza n'ibatunga. Ikindi kandi ntukabura amafaranga aho mwaba muherereye hose, Imana igiye yabaha kubera yuko yifite amafaranga ubu ufite ubuzima bwiza. Niyo mpamvu njyewe nk'isanzwe ni Dr. Chef Gasegege Ntawangwa bose ubasuhuje kandi bifuriza ibyiza bya buri munsi n'amahoro y'Imana. Kandi ikindi ni mwebwe tuba dufite kugira ngo mubane natwe kandi natwe tugire icyo tuba twababwira kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza. Uyu munsi ni umunsi wa 20 mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2026 ndetse akaba ari umunsi wa 20 nkuko nari mbibabwiye. Ku minsi 365 cyangwa 356 y'umwaka. Ubu ni kuvuga ngo tacyari mu ntangiriro z'umwaka ndetse turi mu kwezi kugoye cyane, kwezi kuba kubufite ibibazo byinshi cyane by'amafaranga bitewe nuko amafaranga aba yakoreshejwe ibintu bitandukanye, ariko Imana irebe ukuntu mubayoboka igira icyo ibaremera ndetse ibaho umugisha y'ubwoko bwose. Nagutyo rero ngo haye ikaze muri iki kiganiro rero aho uherereye hose wiyumvemo ikaze muri iki kiganiro. Twavuga ko tugiye kuzababwira filime zitandukanye ndetse n'ibiri gukorwa kugira ngo muhumbe ko ibintu biri ko ugenda neza. Ubu ngubu mu Rwanda ikintu cyari nagahora kugira ngo twinjire mu kiganiro neza nuko filime nyarwanda zimaze gufata indi ntera kandi zimaze kuba business ikomeye kandi ifiyunguka ifite amafaranga. Kudore yuko nyuma yuko abakinnyi benshi cyane bagiye bakomeye hano mu Rwanda bagiye bavuga ko atari ngombwa yuko nabo bakomeza kwitwa abakinnyi gusa ahubwo nabo bagomba kuba aba producer. Dore nyuma yuko hari filime nyinshi zigiye gukorwa ndetse n'izindi ziri gukorwa mugiye kuza mubona mugasanga aba producer bazo ni bamwe mu bakinnyi mwagiye mukunda. Nk'urugero twababwira ni filime iri gukorwa tutaramenya amazina neza, iri gukorwa n'umukobwa twambinyereye muri filime bita Nzero Musaraba bita Coach.
akaba nawe yavuze ko atari byiza kuba yakora filimi, yakina filimi gusa, ahubwo nawe agomba kuba yakoriye. Si ubu gusa, mwarabibonye ko abakinnyi benshi bari kuzikora nka Mimi Mireye, umukobwa uturuka mu Burundi, nawe yakoze filimi imwe ndetse akora n'ibindi zitandukanye, dore ko yari gukora filimi bita My Testimony, akaba iyo filimi yari amaze guheruka, ndetse n'inyuma y'uko yagaragaye mu mafilimi atandukanye yaba ari mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Undi twababwira ni Fabiola, nawe afite filimi yari gukora, ndetse iyo filimi izaza iryoshye cyane. Ni benshi cyane twavuga, ariko reka tubanze twinjira mu kiganiro cyacu, icyo tuzakigira ikiganiro gikurikiyeho tubibategurire neza, tugende tubabwira amafilimi ari kugenda asohoka, ari kugenda akorwa n'abandi bakinnyi bari basanzwe bakina. Iki gitondo nifuza ko twongera kugaruka ku kiganiro cya The Contract, twongere tuvugaho utuntu n'utundi tukigerekereje cyangwa cyo kigufi, ariko icyo ngusaba wowe urakizi ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane kuri gatanu ku kandi, ndetse ayo makuru yose aje uyabona mu ba mbere. No kuvuga ngo rero nyuma y'uko ibyo bibayeho, Kiramana akajya muri gereza, ndetse Tayiga yamaze kubona ikintu kimutera ubwoba. Nubwo bwa mbere twari tubonye Tayiga atumutwe, dore yuko icyo yabonye cyo kirenze imbaraga ziwe, nibwo yabonye ko burya umuhungu wiwe afite ibintu birenze atari afite, ndetse n'ubushakashatsi bwiwe, ndetse na Kiramani nubwo yari yiturije yarabihoreye, afite ibyo batari bazi kabitse. Ikindi kandi tubabwira nuko umugabo Nsabi yakomeje kwihagararaho, ndetse yanze kumvikana na Nyambo, dore yuko asabye ikintu gikomeye, abwira Nyambo ko agomba kureka umugabo wiwe. Ariko ikintu kibabaje kinateye ubwoba twakagombye kuba turi kwibaza, nuko Nsabi yageze mu rugo ntiyumvikane n'umugore, bitewe nuko umugore abona Nsabi iteka ryose ashishikajwe no kwihorera, ariko nyamara yakagombye kuba yikorera business kugira ngo amafaranga aze, ndetse n'ayandi yunguka. Biraza kugenda gute kwa Nsabi? Si ibyo gusa kandi ibyo byamaze kwafata bamaze kumutera indobo yuko aragiye gukunda umukobwa bita Nyiranzayino uri kwishakira gukunda abazungu, ariko bijyo bikaba byanze ko babana mu rukundo. Ni nyuma yuko rero Mitsutsu nawe ari mu rukundo n'umukobwa wa bijyo twari twabibabwiye mu kiganiro cyatambutse, ariko ibyo tugiye ko twagarukaho ni Kiramani ndetse na Natasha cyangwa Tasha nk'uko bamwita bitewe n'aho uhereye, ndetse Nyambo Nsabi ndetse n'umugore wa Nsabi, abo nibo tugiye kuba twagarukaho. Ni ikaze rero wumve mwikaze uherereye hose, kugira tubane neza n'abakoze subscribe kugira ngo dukomeze dutangira. Reka dutangire kuri Kiramani rero. Kiramani twamenyereye mu bintu byinshi cyane kandi biteye ubwoba. Muri ino filimi yari afitemo ibintu bikomeye cyane, dore yuko ari we wari ufite ubwenge bw'abakariteri cyangwa bw'ibyihebe cyangwa abacuruzi b'ibiyobyabwenge mu gihugu, akaba ari we wari ufite uruhare runini cyane, kubera yuko ari we wagiye gukora ibintu byinshi cyane, dore ko ari we mastermind w'umugabo bita Tayiga, akaba ari we wamujyanye mu kazi, ndetse akinjizamo na mushiki we Tesha. Nyuma yuko rero Kiramani bamufunze, inzu yiwe bayiteje cyamunara igorwa na Nsabi. Ubu rero Kiramani yatangiye intambara ikomeye cyane y'ukwica buri wese uwamubabaje, ndetse akabihoreraho kubera yuko bamujyanye muri gereza, kandi bitakagombye kuba ari ngombwa. None ko aravumbuye ubugambanyi bari bamukoreye, bamushaka kumujyana mu kazi ka miliyoni 50 z'idolari kugira ngo abashe kuba yazikorera, nyuma yaho bakamwicirayo, maze izo miliyoni bakazikenyerera we yamaze kwitaba Imana. Ariko Imana rero ntabwo ari uko ikora. Imana nubwo waba ari umunyabyaha ibana nawe, ndetse ikaguhereza ibya buri munsi bigufasha mu buzima bwawe ndetse no mu rugendo rwawe rwa buri munsi, kubera ko Imana ntabwo ireba nk'abantu kandi ntabwo ikora nk'ibyo abantu batekereza. Rero Kiramani yamaze kubona ibintu byose bigomba kumufunguza, dore yuko ni nyuma yuko Bobo yikoreye iperereza ryiwe n'ubushakashatsi bwiwe, agwa ku mpapuro zifite ibimenyetso bikomeye cyane bifungisha se. Ise yamaze kuzibona, uwo bita Tayiga ahise agira ubwoba bukomeye cyane. Ni nyuma yuko yari yamaze kwikarakasha yuko Kiramani agomba gupfa, ndetse n'ibyo byose bikagenda. Yagiye acuna imigambi myinshi cyane, ariko iyo migambi yose yagiye ifata ubusa, dore yuko Kiramani afite mushiki wiwe w'umugome kurenza na bariya bose, dore yuko yari yamaze kuvuga yuko agiye kuba yakora ibara, ndetse Kiramani aramubwira ati genda gakeya kadogo utaza kwica ibintu byinshi cyane, kuko njyewe nubwo ndimo hano mutekereza ko ndimo hano, ariko ngiye kuvamo vuba, kandi nimbamo yaba ari uruhinja, yaba ari uruyonka, yaba ari iki, ndaza kuyikura mu nzira.
ubwo rero murumva ni intambara ikomeye cyane igiye kuvuka hagati ya Tyler ndetse na Kiramani ndetse n'abandi bantu bakorana nabo bari muri sendika yabo. Ariko ikihari aka kanya Bobo nawe yamaze kuba umwanzi wa papa wiwe, dore yuko Bobo yazanye ikintu cyateye papa wiwe ubwoba, ndetse papa wiwe nk'uko abivuga. Burya reka mbabwire ikintu kimwe gitangaje, ibintu byamusigaye mbona, umuntu asigaye yanga gufasha umuvandimwe wiwe akajya gufasha abandi cyangwa abo twakwita rubanda. Umuntu akibaza ngo ni iki cyabaye kugira ngo ibintu bihinduke kugeza aho umuvandimwe yanga umuvandimwe wiwe cyangwa umwana akanga si we akamugambanira kugira ngo abe yafungwa cyangwa abe yakicwa bitewe n'ibintu ari gukora. Ni iki kiruta urukundo rw'umubyeyi n'umwana wiwe? Mu gihe wasanga cyaba kiruruta ntacyo, ndetse uwo hanze n'uwo hanze, burya uwo mu nzu n'uwo mu nzu. Uwo hanze ashobora kuba yakugambanira kandi bikaba bibi, ariko uwo mu nzu akugambanira rimwe na rimwe arijya agatema akagaruka akavuga ati n'ubu mbikoze, ariko uyu ni umuvandimwe, reka nshaka uburyo ki nakwikura muri ibi bibazo narimayo nawe mushyizemo. Ni nako rero umuhungu mutoya cyane Renzo yagiye kwa Bobo amubwira yuko papa we yataye umutwe ndetse yatangiye kwicuza icyatumye Bobo avuka, yagomye kuba n'inda yiwe yaramuhuyemo. Ni kenshi na kenshi abantu bahura n'ibibazo bagatangira kwumva bakitakana n'abo babyaye kugira ngo bumve ko babona amahoro, ariko nta mahoro y'umunyabyaha. Niko Bibiliya itera ubwihira, ndetse utayiga we mu kibazo cyo afite cy'uko yamaze kubona impapuro. Igihe hari n'uko agomba guca bugufi yawe akajya gusaba n'imbabazi Kiramani, dore ko Kiramani ibintu byiwe byose abitwara gake, iyo bimusabye imbabazi araziguhereza kandi akakubabarira. Niyo muntu nabonye rero ufite ikintu gikomeye cyane cyo kwicisha bugufi no kwihangana, dore yuko yanyuze muri byinshi ashaka kubivamo, ariko bakomeza kuba bamusumikirizamo, ndetse ni byinshi cyane yabayemo. Nyuma yuko rero inzu y'ibiguzwe harimo icyumba cyari kirimo amateka menshi cyane, ndetse n'ibintu byari bikomeye cyane, nubwo tutaramenya neza iki cyumba kubera ko gifunze. Twakoze ubushakashatsi turabubura neza, tubura aho twakora amakuru y'ibintu byaba biri muri iki cyumba ngo tube twabameneraho akabanga, ariko mutegereze gatoya, nyuma yaho gatoya muraza kuba mwamenya ibyo ari biri mwa kiriya cyumba. Nubwo Nyambo kwicisha bugufi byamunaniye kuba yasaba imbabazi Nsabi, bigasanga bari kugenda bagarura ibyashize, byatumye Nsabi yanga kuba yagira icyo amufasha ndetse yagira n'icyo aba yamukorera, kubera yuko Nyambo yatangiye kuzana ibintu byinshi cyane by'uko ibyo yitwaza umugabo we, kandi ahangaha akagombye guca bugufi agacinya inkoro, ndetse akemera gusuzugurwa na Nsabi, ndetse akashaka akamwemerera ibindi byose bakajya bajya mu biciro by'amafaranga, bareka kuzana ubushuti busanzwe. Ibyo nibyo byari gushoboka, ariko Nyambo yihagazeho yitwaje ngo umugabo we yaciye muri byinshi, ndetse yaciye muri byinshi ngo yakihanganira. Ibyo byose abivuga atazi ibyo umugabo we yaciyemo kugeza ubu ngubu. Nyambo ntabwo aramenya ngo umugabo yaciye muri ibi ngibi, yakoze ibi ngibi, yakoze ibibi bingana bityo. Icyo azi ni uko ngo yitwaga amazina y'ibindi yakoraga akazi, ariko Nyambo nta kintu aramenya. Kimwe yuko umugabo we yatangiye kumuvuga ngo ngiye kubaho, Nyambo atazi ahantu ndi nyuma yaho nkora ibyanjye. Ariko uratekereza ngo nimba umugabo yanze kubwira umugore ibyo agiye gukora, uwo mugore unuwe urukundo afite cyangwa n'uwo buramba afite? Nyuma yuko izi ntambara zose zizaba, bamaze kumenya yuko Nyambo akundana na Kiramani, reka Kiramani atangire urugamba maze bahere kuri Nyambo batsikora cyangwa bica, maze Nyambo usanga ubuzima bwe bugiye mu kangaratete bitewe n'uno mugabo. Nyamara ibyo Nsabi yari ari kumubwira byakagombye kuba byamutamara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu akubwira inama zikari gukorera ibintu bibi nawe zikari ibintu bibi, ariko nyamara ugasanga ikintu akubwira icyo akagombye kuba ukora, kuko Nyambo aka kanya icyo akagombye kuba akora ni ukuzibukira agahunga, ndetse akajya kure cyane y'abantu batazi, kubera yuko uru rugamba rugiye gutangira niwe ruzaheraho cyane, kubera yuko impamvu ruzamuheraho Nyambo bamugeze amacumu, bamugeze imihoro mbere yuko ni ibintu bigera ahangaha. Ariko icyo Kiramani azi kizamutera agahinda kikamukomerera mu gihe Nyambo ashobora kuba apfuye, nuko bazaba bamwishe Nyambo atwite inda ya Kiramani. Ekesha we icyo bashaka kuba ibintu yabikora yirukana, ariko Kiramani ibintu byiwe akabashaka kubitwara gake cyane. Aho ngaho abantu baba batandukaniye. Nsabi nyuma yuko yaganiriye na Nyambo amaze kumubwira ngo icyo nshaka no kuba ko umugabo, kubera ko umugabo yarambabaje, kandi koko ngomba kuba nanjye nakora ikintu kimubabaza. Kuba yamujyanye inzu ni ikintu kimwe kizamubabaza, kuba yanze no kuba Nyambo yitwaye nabi akaba
atafi ikintu yakuyemo cyo kuba Nsabi yamuheza iriya nzu, Nyambo nawe bigiye kuba byamubera bibi. Kiramani kandi nabyumva ntago bizamufasha, bizamunezeza kubera ko Nyambo yitwaye nabi. Ni nayo mpamvu Nsabi wewe ikintu yakoze wewe cyakagombye kuba ari cyiza, ariko yageze mu rugo ikintu kibabaje nuko Nsabi mu mutwe we harimo kwihorera, ariko iyo nzika ikintu gose akakere mu kungo yayo n'umugore we yamubwiye ati ibintu ntago ngiye mbishaka kuzahora uba muri ibi ngibi, twakagombye kuba dukora business tukazamura ubushobozi bwacu n'amafaranga yacu akazamuka, apana guhora mu ibyo bintu byawe byo kwihorera byo kwihora bya buri munsi urubibamo. Ndetse umugore we bishobora kuba byamubaye ikibazo gikomeye cyane, dore yuko uyu mugore yakunze Nsabi ariko musanga n'ibyo bikomeye Nsabi atarakira. Bivuze yuko urugo rwabo nubwo rimwe na rimwe cyangwa akanya gato akariko kose wabona nabo batandukanye, ndetse Nsabi akabura buri kimwe cyose yari afite, n'ubundi Nyambo akongera akamuseka, dore yuko aho yari akagombye kucisha make n'akavuga ati reka ibindi reka ahubwo nishakira amafaranga, niyo bansuzuguje reka nyashake ibindi bizaze nyuma. Ikindi tutagenda tutababwiye ko nuko uyu mugabo Bobo nyuma yo gukora ibingibi byose ntago tuzana umukunzi we arimo nuko bari bafite babaye buhagaze bite nuko Bobo amafaranga yo kumukoresha yose yabaye yiburutse kandi urugiye kumufasha yari Kiramani. Niyo mpamvu muri kubona umukunzi wa Bobo none mwese atagira nuko yahise abugenda yibera aritoreza kubera ko Bobo nawe aka kanya nawe kiri mu mutwe we no guhangana na papa we ntago kubaka aribyo bimuraje ishinga. Nyuma yuko Jojo rero yarashafashe umwanya mwiza cyane wo gukora akantu kazima, ndetse n'abantu bose mwakagombye kurebera isomo mukajya mufasha abantu mukahubahuza mukabungo kugira ngo abantu bashwane batandukanye cyangwa bakore ibintu byinshi cyane bibi bakagombye kuba mabunga. Jojo ibyo yakoze yarabikoze, ariko ikintu kimubabaza nuko Nyambo guca bugufi kwe kwabyanze, kandi Nyambo ambizi nawe ubwe ko yahemukiye Nsabi akemera kwirukana inyuma y'amafaranga, kandi bari bafite urukundo nubwo bari babanje kubyemeranya, ariko babyemeranyije kubera ko Nyambo yahatirije Nsabi kuba yagenda. Burya Nsabi ntago yemeye kuyeguye byemeraga ko Nyambo yagenda kuba yasinya n'iriya kontara yabira amafaranga. Ari nayo intambara zose zitangiriye tumaze kubona ko zizamukiyeho, ndetse na Kiramani ariko batangiye kuba bamugendaho cyane kubera ko yari yinjiye mu rukundo. Rero ntago twagenda tutababwiye ku nkundo zacu n'ibindi bisanzwe n'urukundo rwa Nzawine ndetse na Jojo ruri gupfa, ndetse na Mitsutsu n'umukobwa bita Betty wa bigiyo bijya. Kuvuga ngo ubundi zini nkundo zirimo ibibazo nka Nsabi ndetse n'umugore we ndetse na Kiramani ndetse na Nyambo, ariko nitugera ku bari romantique ari nka bigiyo bijya ari romantique, ariko umukobwa yamubereye ibamba ko yishakira abazungu azarangwa azabira nka Mukamutesi cyangwa Mukamusoni. Niko ndi kubitekereza ko Mukamusoni yaragiye ategereza imyaka n'imyaniko birinda arasazira kwisiga adashatse, ariko buri muntu wese agira amahitamo. Nkuko Bible ivuga ngo gushaka ni byiza, ariko kubyera bikarushaho wasanga ariyo mpamvu wasanga inyanza yino yabyo kubera ko gushaka bigira intambara nyinshi cyane. Mitsutsu we nawe mu rukundo rurakapaje cyane, dore yuko nyuma yuko yahuje imbaraga ndetse n'urugwiro na sebukwe wiwe Beja iyo bijya. Reka mbabwire ati muri kumwe na Dr. Chef Gasege, rero ndabakunda bari Imana akomeza bane namwe, nimba turakoze subscribe bikore kugira ngo dukomeze tubane mu bindi biganiro bitandukanye. Ndabakunda bari Imana abane na ubugingo bwatoranijwe mu isi mu rugendo, kandi wowe ugomba gukundwa. Impano ku isi iturutse mu ijuru ryo hejuru.